umuhungu bari muri fake n'umuhungu witwa yewe bari muri relationship iri fake. Kubera iki abantu bamwe babonye inkuru yawe na Shaddy bakavuga ko ari prank? Je ntabwo ndi umuntu utekereza kuba nakwinvestinga muri prank more than investing in my job. Ni yewe. Yeah, my boyfriend. Ni boyfriend. Wow. Yewe suri ku munsi wa mbere muhoro. Wow. Shaddy icyo nitayeho nuko wabonye amafaranga. Ekanze nkubwire. Wabonye amafaranga. Ekanze nkubwire Dumba wallahi na mba. Ushobora kurya amafaranga. Urabona yewe yamarira iki mu buzima bwanjye? So yewe gumana amafaranga yawe nayo nyinkeneye ako nundi musuzigere trying. Nundi munsi no wari we wese sazigera trying kumenyera ngiye hano. Icya mbere cyo ngiye nago nshaka kutetinga n'umwana nka yewe. First of all, yeah. Ubu hari abantu bakagombye kuba banyiteretera bro. Bugati ngo nje nkundana na yewe. Man, urumva icyo kintu cyose mba nihaye ndarushye pe. Ndarushye ko umuntu wese amfata for granted. Ndarushye ko bambonamo ko I'm too nice kubera ko ashaka kuvuga. Man, I can talk bro. Sibyo? Ntago nigeze mbabanira nabi, naracicitse, mwaranutse, mwangize ibiki. So, I'm sorry for now kuba ngiye kubivuga. Ubundi ntago ariyo kamere yanjye ariko kubera ukuntu man mufata umuntu for granted as if we ari ibubu atashobora kuvuga niho mpamvu mumumenyera. Sa ekanze mabwire nimba ariyo na promotion, nimba ariyo na hits, nimba ariko mwari mutegereje ko ngiye nshobora kumuhereza hit, nimba ari uko mwashaka kumprovoka kugira ngo muvugeho, bro, this is gonna be bad. Trust me. Ngumva song yitwa ngo menye ibyawe. Na wumva song yitwa ngo tinya umuntu we. Yitwa niyande yamano. Wasinze chérie, yes of course. None se waruzi ko okay. None hanyuma mugihe nasinze. Aha. Icya mbere cyo ngiye nago nshaka kutetinga n'umwana nka yewe. First of all, yeah. I've never in my life kutetinga n'umwana nduta. Sibyo? Yeah, that's true. Ahubwo mwebwe muri funny, like umva ukuntu mba nabafite ndabakontrola mwebwe ahubwo, you know. Shay ntabatama igihe icyo ari cyo cyose. Yeah? Ariko iyo ushatse kunyereka ko uzi ubwenge kundusha, ma bro, ndamwereka ko I can, you know. So, exactly. No kuvuga ngo iriya yari contracts. Nkuko nyine n'abandi nyine like ni deal. It's a deal, you know. Kuko ngewe yewe nanjye nta nubwo byavamo, ntago bikunda, nta nubwo byavamo. It's really young for me. Yeah? Abantu nigeze ndentingana n'umwana kuri njye. Sheri ako se namwe yo mucishoze neza mukareba neza. Urabona yewe yamarira iki mu buzima bwanjye? Murabona yamarira iki? Yanugira abana banjye se. Bro, yakora iki se? Okay, maybe papa waba arahari. Okay, se we yakora iki? Ngewe azin nkuko munzi. Urana yamarira iki? So rero mukemurika. Yeah. So akazi kararangiye. I've been nice. You didn't listen to me. I tried, bro. Hakuna kwazinzanira. This is me. Yeah. Yeah, people can be bad bitch, bro.
Yep. So nimba ari byo bizakupromotinga rero, I thought like njye nzi ko we're good, you know, can be you can be as if a friend no matter what, but njye ntabwo wazumbwira ngo you are busy whatever. Bro, please give me my money. Exactly. So mu gusinda kwanjye mwavuga ubusinzi mwakora ibiki, I need my money bro. Njye ngomba kurera abana banjye hano nta mikino, ibindi byose uzabyimenyere, cause I try to be nice to you. Ndabizi ko ibyo byose biri kukugeraho cyangwa se nawe uri kuri live whatever uho ariho hose. Man, I tried so many times. None kanze ngire ikirengejeho nta nubwo nyine n'amafaranga yawe warubizi, ariko n'undi munsi uzigere trying, n'undi munsi n'uwo ari we wese sazigera trying kumenyera ngewe hano. I'm a mother for 2 kids, ngomba kurera abana banjye, ngomba bro nta mikino njye ngira ku bintu byerekeranye n'abana banjye, nta mikino. Business is a business. Namarangamutima. I've been there for acting. It's acting, you know. Ugomba kunyishyura. Yes. That's it. And then murakoze rero kwitabira live yanjye. Yep, murakoze. Nuko rero kandi mugire umwaka mwiza man. Yeah. Ako n'undi munsi akazi ni akazi, kwa Shoddy ni akazi, agomba guhembwa ibyo yakoreye bro. That's it. Ku bana banjye kubiki man, I'm a mother munyuma y'ibyo byose urumva ngiye mbikorera kubiki namwe murabyumva. So rero ibyo bintu byose nyuma natinga bira byose, and then ukumva ko byarangiye, ukumva ko I need to be kind, I need to be smart, I need to be bro. This is not ntabwo nanzi ko nanjye muri hari igihe nzagera nanjye nkavuga, and then shit happen. Kandi nimba numukomerekeje umbabarire, kandi nanjye warankomerekeje nyine kunyirengagiza ibyo byose. Kandi nanamubwo nyikene nayo mafaranga yawe by the way, ariko no kugira ngo nkwereke n'undi munsi n'abandi bose utazigera upima gukora icyo kintu cyo kora. Okay, biterwa but njye ntabwo wameza n'ibikondo konda shiri. At least byibura mukagombye kuganira, you can be friendly, mukaganira ukavuga ati you know man ahuye n'ibibazo blah 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 blah, but be there. Don't ignore someone bro, don't do that, you know. Uko n'abantu you know ukagerageza akavuga ati kameme yansobanuriye, ariko sheri kuko ufata nk'ikigoryi. Why kwiki umuntu bafata umuntu nk'ikigoryi ku bintu yakoreye bro. Nah. Sheri rero kanze mbabwire, simbizi ukuntu mwebwe mufata abandi bantu, ariko njye ntabwo ari ukuntu nyine hari igihe mba numva ko biri too much for me. Ari n'agasuzuguro sibyo, kubera ko hari igihe nta nubwo ari amafaranga menshi, ariko rero arimo agasuzuguro, manque de respect. Icyo nicyo kintu nanga njye mu buzima bwanjye, you know. Hari ukuntu wanameza pe, ariko ari n'ukuntu wanameza kwa you know, nicely, politely, kwa kundi ko burya frappe tu, can frappe at least
ariko apana ibintu byo kunsuzugura bro ukanyeka nkaho ndi igicucu sheri. That's so much for me yo. Mujye munagerageza mwige n'uburyo abantu bafrapa abandi. Yeah. So abantu bari kumwe ngo ndebe message zabo nzazireba undi munsi. Right now I don't have time. Yeah. Ibyo nagombaga kuvuga uyu munsi nabisoje. Yeah. Yeah. Nibyo ngibyo. So yewe gumana amafaranga yawe nayo nyinkeneye, keep it for yourself. Nizere ko azakukorera. Now you can be my friend or I can be a bitch. I can be a bitch if you want me. If you want me to be a bitch, I can be a bitch. If you want me to be a nice person, I can be a nice person. We can be happy, bro. Ariko abantu muri abana babi. Ni gute mwe mwifata mukinjoyinga, bro, like as if nothing happened, and then someone ufite ibibazo ari kukubwira ati yo can you talk to me, and then yeah I'm busy, I will call you. Ariko icyo gihe man kubera ko yari kukeneye, he cannot be busy. Bro, come on yo. Nanjye reka nze mabwire, right now I'm busy. I am busy. Ubu nanjye rero ndi kwinjoyinga rero sasa mumbabarire. Sibyo? Yep. That's me. So, Coach, Happy New Year, Jace. Yeah, let me enjoy myself also. Kubera ko ari gihe binjoyinze nanjye bro. Ndiko babwira ati please, can you? Na muntu no one. Rero nanjye reka nze mfata umwanya wanjye n'enjoying, Oya njye ntabwo nkeneye amafaranga yo sheri. Ubu ngubu nayo nshaka. Ola ibila gukora amafaranga namenya. I don't want that. Nayo nshaka. Ibyo nashakaga nibyo ngiye. Nashakaga before. And then ndakomeza ndagerageza. Man. Nahamagara na manager, but they couldn't. And then ukumva ko nge nzasigara nicaye like nseka tu. Shoddy, oh my gosh, she's a nice. Cyangwa se no musinzi whatever. Sa musinzi. Ngare umusinzi rero ibyo abakoreye. Nagaho mama. Kandi kanze mabwire. Cheers kuba umva neza. Cheers kuba byumva neza. Okay, indirimbo ni ya Yugi and Ish urumva. Ababyumva neza bazabisobanukirwa. Ndayibatuye. Urumva. So 2025 this year bro. Ntihagira umuntu uzanyinisha mu buzima bwiwe kuko nta muntu nzakinisha nawe. Yeah, inshuti zanjye ni inshuti zanjye zirazwi. Uko namwebwe ntabwo muzizi. Ariko njye ndazizi by the way. Turaziranye. Man, we're good. Yeah, ntabwo man. Bro, I respect them. They respect me. Alhamdulillah, nta kibazo. Shukran. Ariko rero ni hazagira umuntu nzanira ibintu by'ubufungo araje nzaniye akazi yarangiza ngo yo biriya bintu muba mushaka gutwika shiri yari igiye mutwika bigabatwika. Yes. Yeah. Uko mbabwiye. Njye akazi ni akazi nkoze kagomba kwishyurwa urumva. Yeah. Karishyurwa.
ntago nanjye ntose ningiye ego ko mana yanjye uzi man come on ubu hari abantu bakagombye kuba banyiteretera bro avuga ati ngo njye nkundana na yeweeh oh my god nuko rero nyine urumva icyo kintu cyose mba nihaye nuko rero ariko namwe rero mujye mwumva ko mba mbafite nanone so mwamikazi w'imihanda nyine exactly namwe nyine mba ndiko mba mbatamo nyine yep mba mbafite mu ntoki regara abantu bari babyemerera nkabireba nkavuga ati wow ariko mujye mwemera ko nzi no kwactinga by the way kuba iki mutanabyishimira mwakagombye kumumereza amabravo menshi ukavuga ati yes I'm a good actor ahubwo arya abantu bakina filime n'abahera ninjye uzi ko ahubwo ninjye uzi kwactinga by the way njye nihaye amanota ndabizi ko mwe mutashaka kuyama kubera muri abahiters apana mwese ariko murabizi neza ko nzi kwactinga kuko benshi muri mwebwe mwarabyemeye ko nkundana na right yep so rero I am so good agakino ndakazi pe rero mukazinze aya manota bro ikiza nuko utazi nta nubwo nawe bwabuze ababizi barabizi ababimenye mva like yo ndabizi ko benshi bari babizi ko I am really in this relationship na you sibyo so I'm so good. Can you trust me? I am. Rero kanzi mabwire. Congratulations to me. I want to thank me. First of all, I want to thank me to believe in me. Yep. Shoddy, I love you. When we come to Tanzania again soon, inshallah. Yeah, you're the best. Yeah, I know I am the best, bro. I am the best. Kuko ndabizi neza. Nubwo mwabihakana muri mwebwe mwese, ndabizi nduru ibiki comments whatever. So I can never rero mbabwire. Yeah. So ubwo simbizi ibizakurikiraho nibw'Imana. Love you from USA. We love you too. Ngo, we love you too. I love you. Yeah.